dutangiriye hano mu rugo rumwe, dutangiranye n'umwana yitwa Davina, ndetse uyu mwana yafashe ibintu by'ibinini yari afite muri kano gacupa, akuramo ikinini kimwe agishyira mu byo papa we yari ari kunywa. Papa yibereye kuri telefone, hari abo bari kuvugana hano kuri telefone, ndetse ngo yari afite inama yari agiye kujyamo. Ni inama bari bateguye nk'abakire bari bagiye guhura, hanyuma rero bakiga ku bijyanye na kampani yabo. Umwana arongera afata n'ibindi binini akomeza abishyiramo ku bwinshi. Amaze kubisoza n'ubundi bitewe n'ukuntu yari mugufi kandi papa atari bumubone, yarongeye aca bugufi ku buryo atari buze kuba yamubona. Arangije arongera avanayo n'ibindi binini. Nyagasani, ushobora kwibaza ngo uno mwana agamije iki? Niyo mpamvu ngusabye ngo ubuze kuyireba uyirangize, uyigeze ku musozo, uri buze gusobanukirwa buri kimwe, ndetse ndabizi neza ko iri buze kugushimisha. Umwana yavanye y'ibinini byinshi, aho ushobora kwibaza ngo bino binini bivura iki cyangwa byangiza iki. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi kuri iyo buto ya subscribe, hanyuma rero ujye ukomeza urebe n'utundi dukuru dusobanuye nk'utu ngutu twiza. Wa mwana akimara kubikora yagiye akamba hano hasi, arangije ava hariya muri salo, arimo aragerageza kuba yahava kugira ngo agende, ariko ageze imbere arongera agaruka kumva ibyo papa wari kuvuga. Muri ako kanya papa yahise ahamagara umukozi bari bafite, aramubwira ati rero muri ako kanya ngiye kugenda, mfite inama ngiye kujyamo, byaba byiza wiyitayeho kandi ukaza gukora uko ushoboye. Ati none se boss uragenda asanga ngo ndebe ko naba nateguye? Ati hoya, ibyo kurya byo ntago ari ngombwa muri aka kanya, ikibanze uze guteka umwana arye Davina, uze gukora ibishoboka byose ntaze kwicwa n'inzara. Nawe ubundi ngewe ni mu kanya gato rwose ngiye guhita ngenda. Kandi ikindi ugomba kumenya, umenya urugo, uze kwita ku rugo, ahubwo fata igihe ugenda ujye guhaha. Niwava guhaha kugira ngo nze kuva aha ngaho uhari, ndashaka kuza kuva aha ngaho wahageze wagarutse. Ati nta kibazo boss. Ati kandi nyine ndaza kubyitaho, n'umwana Davina rwose ndaza kumwitaho, ndaza kubikurikirana byose uko byakabaye. Ubwo boss waramubwira ati okay, ubwo wabyumvise kandi ukaba uri buze no kubikora, nta kibazo aho ni sawa. Kandi nyine nizere ko nta n'ikibazo ufite, hari amafaranga ukeneye. Ati cyane rwose ndakeneye yo kujyana guhaha. Ati genda witegure, hanyuma rero niwamara kwitegura uzumbwira ukeneye, nyaguhe ugenda uhaye nta kibazo. Ariko nanone making sure ko nta kindi kintu uri buze gutuma nyine kikiri buze gutuma umpamagara igihe ndi buze kuba ndi mu nama. Genda ushaka kariste k'ibintu byose ukeneye, siga mbikemuye nta kibazo. Ngo muri ako kanya wa mukozi yahise ajya kwitegura, ndetse kugira ngo anashakishe ibintu byose akeneye. Papa wa Davina atangira kwinywera yaje, kandi twabonye ibintu umwana yashyizemo, nta nubwo ari no kurebamo, ndetse we yibereye kuri telefoni. Ubundi hari ukuntu nyine uyishyize ibintu byinshi muri ji nk'iyi ngiyi bituma ihindura umwimerere, ariko papa we ntabwo yari abyitayeho, kuko ji yari avuye kuyigura mu kanya gato, yumvaga nta kibi cyaba cyayibayeho. Muri ako kanya wa mukozi ageze mu gikoni, witegereze urebe, hari uwo yahise ahamagara, aramubwira ati umva mwana, ni ikiraka gishyushye cyane, ni ikiraka kirenze no gushyuha, ahubwo wowe shaka ba basore bawe, mu kanya gato boss araza kubasoza. Noneho rero muze kumutegera, muri mwarangiza mu mwambura amafaranga bafite igikapu agendana, kiba kirimo amafaranga menshi. Nyagasani, umva umukozi urahangaha. Ati igikapu aba afite ni agakapu aba afite mu ntoki, kari agakapu kaba karimo amamiliyoni n'amamiliyari. Rero icyaba kizima, muze kubifata, nimwarangiza kubifata muze kubishyira kuri bank account, turi buze gusharinga, turi buze kugabana. Kumva ari kuvuga ibyo byose, hafi aho ngaho hari uwari uri kumwumviriza, hari uwaje aha ngaha aramukurikirana. Yatangiye kumva ibintu umukozi ari gupanga, yumva imigambi mibisha umukozi ari gupanga kuri papa we. Sinzi ko aha ngaho uno mwana yabyihererana, ndetse umwana naje arabyumva, guma aho ngaho ntiyanajya kure. Uyu yaravuga ati we ntugire ubwoba, nta mbaraga agira, nta cyuma agira, nta mbunda agira, ni umuntu usanzwe nk'abandi bose. Mwe muragenda mumufate, mukoreshe bya bintu bihumanya, bya bintu umuntu ashobora guhumeka agahita asinzira. Hanyuma rero mumushyire mu modoka ntaze kubimenya, uzane na wa mujama wawe uzi gutwara imodoka kandi nawe urabizi. Mufate imodoka muyijyane, nimwamara kuyijyana mugende mukuremo ibyo mushaka byose. Hanyuma rero muze kumugarura mu muhanda handi mwamukuye, aze kuza gukanguka ari haryamye yibaza uko byagenze. Ntago ari buze kumenya icyabayeho, ntago ari buze kuba yamenya ababikoze. Mwana mubikore, iyo ni gahunda ishyushye cyane, afite amafaranga menshi cyane. Hari ibindi bintu nanjye rega nkeneye, nanjye nkeneye kuba naba umukire. Rero niyo mpamvu nimwabikora gutyo tugahuza fresh, turaza gupanga uburyo ki turi buze kugabanamo, ari uko ibyo byose byamaze kuba.
mwe nimubanze mukora iyo deal. Ati none uzi neza ko afite amafaranga? Ati ndabizi, amafaranga ntabwo ajya agenda yasize. Urabizi nyine abantu babanaga nk'uku nguku, uyu mukozi ntabwo yari kuyoberwa ko boss wagendana amafaranga cyangwa yasiga mu rugo. Ibyo byose yabaga bizi. Ko mbanga hari uri kubyumva, murashaka kuba mwahitana papa, murashaka kumurangiza. Ibyo byose byarabaye. Nyuma yuko bimaze kuba, uriya mwana byose yabyumvise byabaye. Ibyo uriya mukozi yavuga byose umwana yabyumvaga. Arangije yihisha no ku ruhande kugira ngo uriya mukozi atamubona, akaba yanatekereza ko yabyumvise. Ariko n'ubundi umwana we yamaze kubyumva kare. Aravuga ati mbega igikozi cy'ikigome, iki gikozi ko kiri kwifuriza biriya bintu papa ngo bigende gute? Ariko se nanone wakwibaza, niba papa w'uno mwana ari uhaha, niba ari we wita ku rugo, niba ari umenya byose, ubundi ko abantu bazikoraho, uriya mukozi ni aramuka amushimutishije bakamwiba, ubundi ari kumva azahahirwa nande. Ariko nanone afite plan yuko ari buze guhita ava muri runo rugo, yarangiza nawe ngo akajya kuba umukire nk'abandi bose, akajya kuryoha mu mafaranga atavunikisha. Ubundi ibyo bintu mwumva muzabishobora? Ndetse ngaha uyu mugabo akomeza kwinywera kajike rwose nta kibazo. Gusa mu kumara kuyinywa, wa mukozi yaraje ahangaha, yagombaga kujya ku isoko nyine kujya guhaha. Arangije amuhereza amafaranga. Umukozi akimara kuhava, uyu mugabo yarahagurutse kugira ngo abe yagenda ajye kwitegura ajye mu nama. Nyagasani atangira kudandabirana. Ndetse wa mukozi we yamaze kuhava, agiye hehe guhaha. Muri ako kanya uyu mugabo yahise yikubita hasi. Mu kumara kwikubita hasi, hafi aho ngaho wari uhari wa mwana papa we, nako wa mwana we niwe wamwishyiriyemo ibyo bimusinziriza, niwe wabishyize mu biryo. Ahubwo ufite amatsiko yo kumenya ngo uno mwana afite uwuhe mupangu, uyu mwana yateguye icyo ubundi. Niyo matsiko ufite, ariko ndabizi uri buze kuyashira. Muri ako kanya wa mwana yahise azangaha, arangije yicara iruhande rwa papa we, bitewe n'ukuntu papa abona aryamye kandi akabona ni ibintu bitameze neza, bitari bisirimu. Uyu mwana yahise afata umwanzuro wo gufata amaguru ya papa we kugira ngo abe yayafatana yayarambika hano ku ntebe, kugira ngo nyine amuryamishe neza, ataza kuba yavunagurika. Uyu umuntu aryamye kuri hari n'ukuntu aba yumva bimubangamiye, akaba yaza kubyuka nyine akumva ntamerewe neza. Muri ako kanya uyu mwana yafashe amaguru ye kugira ngo abe yashyira hariya ku ntebe neza. Witegereze ureba akantu ku kandi. Akimara gukora ibyo byose ntabwo byarangiriye aho ngaho. Umwana yatangiye kumutunganya, atangira kumwitaho, amwaka ya telefone yari afite kugira ngo itaza kwikubita hasi, ayishyira hano ku meza. Ndabizi mufite amatsiko menshi cyane yo kwibaza ngo uno mwana ari buze kubikora gute, kubera icyo ari gukora ibi byose. We guma hanga, ntago ari iminota myinshi, ni iminota mike cyane uri buze gusobanukirwa byose. Ubwo muri ako kanya n'umugabo yakomeje gusinzira, umwana nawe itajya mu cyumba ibyihuse. Mu kumara kujya mu cyumba, afite imipango. Uze kureba wa mukozi we yamaze kuhavaza ngo boss wagiye guhita ajya mu nama, azi ngo amafaranga bari buze kuyakenyereraho, kumbe icyo atazi uko yabipangaga byose. Uyu mwana nawe yarari gupanga ibindi. Yaje mu cyumba afata kuvureri, ndetse mu kumara kuyifata yahise yizana ahangaha muri salo kugira ngo yorose papa we, kugira ngo amworose aryama amerewe neza. Nta mpamvu yo gutuma umuntu aryama nabi kandi yagakwiye kuba aryamye neza. Witegereze ureba akantu ku kandi. Papa we ntago azi ibiri kujya mbere, ntago azi ibyabaye. Wapi we ahiruka ari kwinywera ji, ariko ntabwo azi ngo nyuma ya ji byagenze bite. Ariko yahise asinzira, twe turabizi. Reka uze kwirebera isasa amasaha yakomeje kugenda yicuma. N'ubundi uko akomeza kuryama ni nako n'iminota igenda yicuma, amasaha azandashira. Kandi abagiye mu nama bayigezemo kare. Ubu bo batangiye inama, ibintu byatangiye kuryoha, ibintu byatangiye kuba uburyohe. Inama bayirimbanije, iri no hafi gusozwa ahubwo. Ubwo muri ako kanya umwana yaraje afata cya kirahuri yari yashyizemo bya bintu bisinziriza, ya miti ituma umuntu asinzira. Ariko nanone iriya miti igira amasaha imara. Ni ukuvuga ati niba ari amasaha 2 umuntu wayihaye ahita akanguka, niba ari amasaha 3 uwo wayihaye ahita akanguka kuri ayo masaha 3 yageze. Wa mwana yaraje yicara ahangaha, umwanya urakomeza uragenda, indi myanya iraza, ndetse igihe kiragenda, amasaha aricuma. Umwana nawe arategereza ko papa waza gukanguka, yanze kumuva iruhande. Uko umwanya wagakomeje kwicuma, nawe ari kugenda bara ku masaha avuga ati hasigaye nk'iyi minota uko biri kose, hasigaye akanya gato. Ndetse uko igihe cyakomeje kwicuma, nyuma y'amasaha agera kuri 3, uyu mwana yabonye papa adakangutse, kandi ibi binini byari bumumaze amasaha 3 asinziriye. Arangije aravuga ati reka nze mwikangurire, niba atari gukanguka reka nze nkwereke. Umwana yahise agenda afata akantu k'agasorori, arangije asukamo amazi,
ayazananga kugira ngo amukangure. Papa we niba ibinini byamushizemo cyangwa se gusinzira biriya binini byamuteye gusinzira byamushizemo, yarangiza agakomeza akiryamira. Niko byagenze, ariko n'ubundi kuko umwana akimuteraho amazi yatangiye kugenda akanguka buhoro buhoro, yatangiye kugenda akanguka buke bukeya, ameze nk'umuntu wari uri mu bitotsi. Mu gukanguka yitegereje neza, hari ibyo yatangiye kwibuka, yibaza ahantu aherereye biramucanga, kumva umwana wari kumumenaho amazi. Aravuga ati ibi ni ikindi kureba ahangaha. Arebye ku isaha, inama barangije, bakoze inama, batashye, buri kimwe cyose cyabaye. Arangije avuga ati niki cyambayeho Davina, mwana wanjye niki cyambaye? Kubera iki ndahangaha kandi nagakwiriye kuba nagiye mu nama? Niyo mpamvu yatumye nda. Uyu mwana aravuga ati nigiye wabiteye? Ati iki? None se kubera iki wabikoze? Ati papa, byose nigiye wabikoze, niyo ndashaka kumbwira nagombaga kujya mu nama, wambujije kuyijyamo. Niba ari wowe wabikoze, kubera iki wabikoze? Uyu mwana aramubwira ati papa, impamvu nabikoze ari kwirumvikana. Ati yimbwire niba yumvikana kandi ukaba uyizeye. Reba inama yarangiye, abandi batashye, uruguri kumva nzabisobanura gute? Uyu mwana aravuga ati papa, nafashe ibinini mbishyira mu cyo kunywa. Ati bya bindi ya ji nari mfite aho ngaho se? Ati cyane rwose, nafashe ibinini bisinziriza mbishyiramo. Nkimara kubishyiramo rero ntabwo nashaka kugenda, kubera yuko hari ibintu nashaka kukwereka. Ati rero kubw'iyo mpamvu ibyo bintu n'ubundi ndacyakomeje kubikwereka, ni imigambi mibisha umukozi wacu agufiteho. Rero kubw'iyo mpamvu ntabwo nari nkeneye kujya mu nama utaramenya ukuri, nashaka kumenya buri kimwe cyose. Ati ubwo rero wowe uri buze kugenda wihishe, urugi ngiye kurufunga, hanyuma rero niwaza kugenda ukihisha, umukozi ubu ngubu ari hafi gutahuka. Wowe ndibuze kukwiyerekera ukuri, nibuze kukwereka ibintu utatekerezaga ko byanabaho, kandi uribuze no gusobanukirwa rega impamvu nabikoze. Iyo mpamvu nawe ndabizi neza kuri buze kunyumva kandi ukaza no kubyishimira. Ni amagambo n'umwana yari ari kubwira papa we. Papa warangije avuga ati ubwo si ibyo bintu bisobanuye iki mwana wanjye? Ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ngo njyewe ngende nihishe mu rugo rwanjye? Ati cyane rwose, ugende wihishe, ndaje ndakwereka ukuntu byose biri buze gukurikirana. Hanyuma si nukuwe kuri nyine ushaka kunyereka? Ati papa, burese ho gato ndaza kubikwereka. Uyu mugabo nawe yashyuhagujwe, afite amatsiko yo kumenya ubundi ukuri umwana bashaka kumwereka. Hari abantu bafata abana nk'aba ngaba bakanabapinga, bakavuga ati uyu nguyu ni ukuntera igihe. Ariko papa w'umwana we yarabimwemereye, aramubwira ati oke, nta kibazo ndabikora. Uyu mwana aravuga ati nawe niwaza kubibona uraza kumirwa. Uri buze kumirwa, ntabwo uri buze kwiyakira bitewe n'ibintu uri buze kubona. Uyu mugabo akomeza kwibaza, ese umwana wanjye n'ibiki yaba yateguye, n'ibiki yaba yabonye? Uyarangije aravuga ati papa, ahubwo reka ngende funge, wowe hita ugenda ujya hariya mu gikoni, ndabizi ntabwo ari buhita hahitira, uko biri kose ntabwo ari buhita aza mu gikoni, kandi nyine wihishe muri ka kantu kameze nk'akaguni ukuntu kariya niwakishamo hariya iruhande y'aho bakunze gukatira imboga, hariya ntabwo ajya apfa kuhaza. Ubwo agiye kuza bitewe n'imipangu yari afite, ari buze guhitira mu cyumba. Uyu mwana arangije avuga ati reka mbaze njye kuhafunga. Papa aravuga ati se niki kiri kujya mbere? Yakomeje kubyibazaho, ariko nanone ntiyabitinzeho, yaratuje aravuga ati oke, reka ntegereze iby'umwana wanjye bwanyereka n'ibyo. Muri ako kanya umukozi yari atahuse. Uyu mwana aravuga ati papa, ihute genda ujye ahandi nakubwiye. Ndetse papa we yahise ahaguruka yirukanka nk'umuvuduko, yagiye ku muvuduko uri hejuru. Ndetse mu kumara kuva aho ngaho muri salo, umwana yagombaga kuza gukingurira umukozi. Yaraje afata ngaho kuri seri, yarangije arakingura. Mu kumara gukingura abona ni wa mukozi waruje. Ndetse mu kugera aha ngaha asanga umwana ni uri mu rugo wenyine, nta wundi muntu uhari. Ubwo we yahise yishimira ko boss we yagiye. Aramubaza ati none papa wawe ari hehe? Ati papa yagiye mu kazi, nyine yagiye mu nama, akuva cyagiye ukimara kugenda. Ati kuva nagira ntabwo yigeze agaruka, ntabwo yigeze yongera kugaruka na rimwe. Ati cyane rwose ntabwo yongera kugaruka. Yarangije ati oh my god, mbega ibintu byiza, mbega umunezero, imipangu yanjye yose irabaye. Uyu mwana arangije aravuga ati none se waguze iPhone ko wavuga ngo niyo ugiye kugura? Oya, ntago ari ibya iPhone, ahubwo ngwino tugende njye kuguha ibyo nakuzaniye, hari impano ngufitiye. Uyu mwana arangije aramwemerera. Gusa uyu mwana nawe hari umupangu yateguye, nawe hari agatego yamuteguriye, buri ubwenge bwari bwiza. Uyarangije avuga ati none se nta n'ikintu yasize akubwiye? Ati wapi, ntacyo yambwiye, gusa ngurabanguka ngurajura nsanga hano. Okay, nibyo nashakaga n'ubundi. Okay, naringize ngo hari ibindi yaba yakubwiye wenda byari binteye guhungabana. Ubwo muri ako kanya yahise aza mu gikoni. Mu kuza mu gikoni yabanzaga nyine kwa depoza ibyo yari avuye guhaka bihashyira. Rero yamara kubihashyira agahita yongera akagenda. Akimara kuhava agiye mu cyumba, wa mwana yaravuze ati papa haguruka none uze wirebera. Ati none se agiye hehe? Ati ngwino tugende njye kukwereka.
muri ukanya wamukoze yahise ayitira hano mu cyumba. Reka uze wirebere sasa. Yahise ayitira hano mu cyumba. Ubu nyine ngo nicyo gihe cyo kugira ngo ibintu byose ahita bisoza. Yageze aha ngaha asanga ba basore yahoze abwira kare, yahoze gahunda y'ukuntu biri buze kugenda, asanga bamuhamagaye bamubuze. Bamuhamagaye ku bwinshi. Umwana araje afata mwe tugende mu cyumba rega, ibindi byose niho bigiye kubera, we nkurikira uze tugende nkwereke. Papa we ntago yigeze ajijinganya, amaze kubona ko uno mwana we koko ashobora kuba afite umupangu. Uno mwana we hari ikintu ashobora kuba yabonye koko atari bya bindi byo kwivugishwa ngo ni abana ngo niki, uko biri kose hari ikintu yaba yabonye. Ubwo uno mugabo nawe yaje yomboka gahoro gahoro. Uyarangije tahamagara ba basore, aravuga tumva mwana munyihanganire nyine natinze, nagiye guhaha ku isoko ndatinda ibintu bimbanira bu, ariko muri aka kanya nari ngarutse ngira ngo deal tuyisoze, ahubwo dupange turagabana gute nyagasani. Yatangiye kubabaza ngo baragabana gute, we yarazi ko amafaranga bamaze no kuyamwambura. Barangije baravuga ati ariko ntawe twigeze tubona. Ati mwana mureke iyo mikino, ibyo bintu by'imikino yanyu simbikunda, ubwo bitewe n'ukuntu mwamwambuye amafaranga menshi ubwo yabasajije. Baramubwira tumva mwana ntago turi gukina, ntawe twigeze tubona, ntawe twabonye. Ati gute se, mushatse kunsobanurira ko mutamubonye gute? Yewe nkimara gusohoka hano mu rugo nawe yahise asohoka agiye mu nama nkuko nari nabibabwiye. Abandi baramubwira ati rero twe ntawe twigeze tubona, ubwo wasanga wibeshye. Uyaravuga ati naba nibeshye gute se, kandi ibintu byose nakoze hari ibintu nari nateguye, ni ibintu byari biri ku murongo byagombaga gukurikirana nkuko nabiteguye. Ati umva mwana muceceke, mureke kumbwira ibyo ngibyo, narababwiye ngo ibintu by'imikino ntituzaba tubigeraho mujye mubikina mu gihe cyabyo. Rero n'ibintu biri seriye mwana tubikine mu gihe cyabyo, ndashaka ko tugabana amafaranga tukanganya, cyangwa ubwo mwayatwaye arangije arabasaza muri gushaka kunkurira mu busa mwana. Ari gihe wabahaye deal, n'igihe wabahaye umupangu wose n'igitekerezo n'igihe wakizanye, gute mwankora ibintu nk'ibyo? Baramuhakanira bamubwira ati mwana ntawe twabonye. Atumva muve muri ibyo ngibyo, muve muri ibyo. Yari afite ibifaranga byinshi boss wanjye ndabizi ko bari kumuvuga ari hafi aho ngaho, ari kumwumva sinzanga uko bakiranuka. Ugeranyije aravuga ati ayo magambo wakomeje kumbwira nana yarahaze, ayo magambo wakomeje kumbwira nana yarambiwe. Ngewe icyo nshaka ni kimwe, nuko muzana ayo mafaranga tukayagabana. Ngiye kubabwira ankawuti yanjye muyanyohereze ayanjye nyabone, ahubwo nimumbwire mwamutwaye ngaho kugira tubone uko tugabana. Baramuhakanira baramubwira ati ntabyo. Atumva mwana nta bintu by'imikino mfite muri aka kanya mwana, turi buze no guserera. ngewe ibyo bintu by'ubujura byanyu murabizi ko ntabikunda, kandi nk'umuntu wabahaye deal ntabwo mwagombaga kunkora ibintu nk'ibyo ngibyo. Twagombaga kumvikana twarangiza tukagabana amangane, ariko gute mwankora ibintu nk'ibyo ngibyo ko boss wanjye amafaranga afite nyazi, ko amafaranga agendana nyazi? Muri gushaka kumpakanya mushingiye kuki? Muri gushaka kunyumvisha ko ibyo ndi kubabwira atari byo mushingiye kuki? Mwana ibyo bintu rero mureke tubisoze neza, mureke tubirangize neza byose uko byakabaye, nimufate tugabane. Niyo mwabona miliyoni 3 zonyine nta ribi. Umugabo arabyumva, ya kumbi n'uyu mukozi mfite byose bitewe nande, n'uyu mwana n'uyu mutabazi n'uyu mumarayika. Uyu mwana ubundi ngewe ubundi abana rega n'abaziranenge, abana nabo ntaho baba batandukaniye n'abamarayika, usibye ko nyine umumarayika nyine hari ikigera bariho, nkuko bavuga ngo twese turi abana b'Imana, n'ubundi nyine abana n'abana b'Imana. Kandi nanone ku rundi ruhande nkaba mbona ari n'abamarayika ku rundi ruhande da, kuko umwana utabaye umuntu nk'uko se uri kumva atandukaniye he nuko wamwita mu marayika. Ndetse bidatinze wa mukozi aranga ahindukiye itabona boss we yahageze. Nyagasani, boss we yabyumvise, buri kimwe cyose yavuze byose yabyumvise. Ubwo tayari boss warangije avuga komeza wivugire, komeza wivugire nta kibazo, ngewe se nagutwara iki? Ivugire buri kimwe cyose ushaka, uvuge ngo banige, uvuge ngo bampotore, uvuge ngo banyice, nyine ubivuga uko ubishaka nta ribi, ntabwo nakubuza uburenganzira bwawe. Ariko no mu boss yaratunguye cyane. Tekereza nawe uramutse ufashe umuntu ari kukugambanira ngo baguhitane, ugafata umuntu ari kugucuriraho imigambi mibisha nk'iriya, ese wabigenza gute? Noneho akarusho ugasanga ni umukozi wawe, wakwihangana mugakomeza mukabana, wabigenza ute? Ndetse n'umugabo arangije aravuga ati ariko sinanone reka nkubaze mbere ho gatoya, ubundi niki kintu nagukoreye kibi cyatuma wifuza ko bashimuta? Niki kintu kibi nagukoreye cyatuma wifuza ko ibyo bintu byose wari kuvuga bimbaho? Genda shaka ngo umbwire. Ahangaho uyu yabuze icyo avuga, ubundi hari situation ugeramo ukabura n'amagambo wavuga, ukumva nta kintu na kimwe ufite cyo kuba wakongeraho, ugafata umwanzuro wo kwituriza.
ubu se yari kongeraho iki nyuma y'ibyo yari amaze gukora byose? Yari kuvuga ko amuhigira iki, ko amushakira iki? Ariko no mu boss aravuga ati genda ninzi ngura umuntu ngiriye neza, ndagenda nkutoragura ku muhanda, ndakuzana nguha akazi. None nyuma yuko maze kuguha akazi, gute wampa iyi nyiturano? Gute wanyitura ibintu nk'ibi ngibi? Uyu mwana aranje aravuga ati nabisobanure se nyine, nabisobanura bivuge byose uko byakabaye. Uyu aranje aravuga ati muva mwana wanjye Davina, mereza telefone aho ngaho nkwereke. Ibi bintu ntabwo bishoboka, ugomba kugenda byibuze niyo banagufunga ukwezi, ariko nanone ugasobanukirwa icyo guhemuka bivuze, ugasobanukirwa inyiturano wajya ubona nazo igihe wahemukiye abantu, nawe ukumva ubwo buribwe washaka kunyoherezamo. Ngo muri ako kanya n'umugabo yahise ahamagara abapolisi. Mu kumara kubahamagara ababwira ko agize ikibazo gikomeye cyane. Uyu mukozi araza amuca bugufi, aca bugufi angaha aravuga ati boss ndakwinginze, ndaza kugusobanurira buri kimwe, ndaza kukubwira byose ukuntu byagenze, ndakwinginze. Ati Davina wansabiye imbabazi koko? Davina ndakwingize sabiye imbabazi. Davina aravuga ati ceceka reka nanjye mpamagare polisi. Umwana uranga aratangaje ati reka nanjye mpamagare polisi, ceceka uri kumbwira ibiki se? Ubwo muri ako kanya umwana nawe yashyize telefoni ku gutwi, yigira nk'aho ari guhamagara abayobozi, nawe ari kuvuga ati nafashe umwicanyi, n'umwicanyi n'umugambanyi, nimuze mumufate. Ubwo papa we yari ari guhamagara be, umwana nawe ahamagara be, ariko no mwana yari abashije kuba yafasha papa we, wenda yaramutabaye. Yarangije aravuga ati cyakoze cyo wigaragaje. Davina aravuga ati byose n'igihe wabiteye nakubonaga ubwo wari uri mu gikoni uri kuri telefone uvuga ngo papa bamushimute, uvuga ngo bagire bate. Nanjye rero nahise mfata umwanzuro wo kugenda nkafata ibyo kunywa yaragiye kunywa, narangiza nkabishyiramo ibisinziriza kugira ngo asinzire ataza kujya muri iyo nama wavugaga ngo baze kumushimutirayo. Wumvaga ndibuze kubemerera se? Nta nubwo byari kuguhira. Narwanye intambara yose ishoboka, nkora ibishoboka byose kugira ngo utabare papa wanjye. Nakumvise byose wavuze, ndangije ndagenda nanjye shyiramo ibyo kunywa nyine, mu byo kunywa bye shyiramo ibimusinziriza kugira ngo atajya mu nama. Papa aravuga ati wumvise ibintu umwana yavuze? Ati nabyumvise rwose nimumbabarire. Davina aravuga ati nta mbabazi, buretse ho gato uraje urebe ibyo uhura nabyo. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Uriya mukozi baramufunze.